Ese koko guys, ese uyu musaza waba umuzi? Ese uyu mukobwa we waba umuzi? Ku batabazi, uwo musaza yagaragaye mu mafilime menshi cyane, bamwita Tukuwoti. Uwo mukobwa nawe ageze muri sinema vuba, ariko nawe amaze kuba icyamamare bitewe n'ibikorwa yakoze. Mu by'ukuri iyi nkuru mbazaniye ni inkuru iryoheye amatwi kandi nizere ko iraza kubashimisha. Mbere na mbere, niba ufana aba bantu, ndakwinginze ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru yose agiye atandukanye nk'uko muri kubyibonera. Uwo musaza Tukuwote yarangize imyaka 54 nta mugore afite. Mu by'ukuri bagenzi be bajyaga bamubwira ati Tukuwote bimeze bite, uri ikiremba se tubimenye tujye kukuvuza nk'inshuti zawe. None se kuki udashaka umugore kandi ukuze kandi tujya tubona nta mukobwa n'umwe mujya mwegerana? Ese ubigenza gute? Ese uri ikiremba tumenye ngo turakuvuje nk'inshuti zawe? Ariko Tukuwote akavuga ngo sindashaka umugore ntarakemura ibibazo byanjye mfite. Ibyo bibazo na n'ubu ngubu nibyo tutaramenya byatumye atinda kuzana umugore mbe n'aka kageni. Ese guys, wari uzi ko Tukuwote noneho yakoze ibitangaza? Ese wari uzi ko Tukuwote yarongoye umukobwa bita Turishiya? Ese ibyo ngibyo waba ubiziho? Mu by'ukuri nk'uko muri kubyibonera, Tukuwote yavuze ko mwese mutumiwe. Mu by'ukuri ku bindi bisobanuro, ushaka gutaha ubukwe bwe, hamagara 0790300842 hanyuma ngo uhuze nawe. Mu by'ukuri koko guys, Turishiya ni umukobwa wari ugize imyaka 25, ariko Tukuwote yavuze ko agomba gushaka umukobwa ukiri muto, kumva uburyohe, kuko ngo ntabwo ajya akunda abantu bakuze. Mu by'ukuri urabona ko yarongoye Turishiya aracyari umwana cyane, ariko Tukuwote yavuze ngo niwe nshaka. Ku myaka 54 yashakaga umukobwa ukiri muto kugira ngo abashe kumureba neza akishima. Tukuwote yavuze ijambo rikomeye cyane, aravuga ngo mwese niyo mwaza mu bukwe bwanjye nk'abafana banjye, mwese nabagaburira mugataha muhaze kandi mumvuga neza cyane. Mu by'ukuri kuko guys, Tukuwote yavuze ko mwese mutumiwe. Tukuwote, mbega byiza! Abantu bose baserebuye. Mu by'ukuri Papa Sava nawe yahise yikubita agashyi avuga ko nawe agomba kurongora, kuko ibi ntabyo. Koko guys, kuko mu by'ukuri Tukuwote yari umugabo rwose umaze gukura, wagaragaye mu mafilime menshi cyane muri sinema nyarwanda. Mu by'ukuri Tukuwote abenshi bamwibazagaho, ariko kuva isaha bamugize umuntu w'umugabo, ndetse bemeye no kumutwerera bikomeye cyane, kubera ko ni ibintu by'igiciro gikomeye cyane. Itariki ya 23 y'ukwa kabiri 2026, aho Tukuwote rwose yagiye mu murenge hano ku murenge wa Kanombe, rwose yahakorera igitangaza, aho yarahiye akavuga ko uyu mukobwa bazabana akaramata, kandi impamvu amushatse ni uko amukunda cyane. Mu by'ukuri iyi tariki ya 23 nibwo bagiye gusezerana mu murenge hano mu murenge wa Kanombe. Mu by'ukuri kumva ko ari ibintu by'igitangaza gikomeye cyane. Guys rero reka mbacishirize agatangazo, ugakeneye araza kuba yahamagara. Mu by'ukuri nimba ushaka kuzamura imbuga nkoranyambaga, watwandikira WhatsApp hanyuma tukabigufashamo kugira ngo nawe ubashe kurya ku mafaranga ya social media, cyane cyane YouTube. Niba ufite YouTube yasinziriye rwose, wakuyeho amaboko, ntukayitakaze, mpamagara nyikuzamurire, uzanyishyura ari uko igeze kure, ibaye monetization. Mu by'ukuri uri kumva ko ngenda umuntu wabigize umwuga.
Ikindi gihari nimba uri umushomeri ushaka akazi, hamagara iyo nimero nakubwiye 0789 003 00842, hanyuma nguhuze n'umukomisiyoneri akurangira akazi. Wowe icyo ukora arakurangira akazi, umuha inote y'ibihumbi bitatu, hanyuma akugeze mu kazi. Mu by'ukuri ni umukomisiyoneri wabigize umwuga. Nk'abafana banjye rero ntabwo nabashuka ngo mujye ku mukomisiyoneri mubonye wese, uwo nguwo we yabigize umwuga. Umushaka rwose wahamagara iyo nimero, nkaba nguhuje nawe akaguha akazi, akakurangira akazi muri make. Ikindi nimba waratakaje ibintu, barakwibye, cyangwa se muri make hari ikintu ukeneye mu buzima bwawe, ndagira ngo nkurangire umuvuzi cyangwa se umuganga ubasha kukugarurira ibyibwe. Hari umuntu yagaruriye telefone ebyiri zari zibwe, ariko ubu ngubu ari gutanga ubuhamya. Mu by'ukuri akora hariya ku Murindi. Umushaka rero wahamagara iyo nimero nabashiriyemo, kugira ngo hanyuma nimba hari ikintu wabuze abasha kuba yakikugarurira, ariko niba bitarengeje icyumweru. Mu by'ukuri gaze rero ndabakunda cyane, niyo mpamvu ntazahwema kubaha amakuru, niyo mpamvu nzamuka imisozi, nkatambika ibibaya, ndetse nkamanuka indi misozi miremire cyane, ngiye kubazanira amakuru. Rero ntibagiwe hano mu murenge wa Kanombe rwose, ejo bundi imvura igwa n'umusibe, ejo byabaye ku itariki 22 rwose, hano mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Busanza, umudugudu w'Itunda. Iyi nzu rwose, inzu yarahiye iratokombera, ya etaje iratokombera pe, inzu igeretse kabiri. Byababaje abantu benshi cyane pe. Inzu yarahiye, kizimyamyotsi zirazimya biranga. Noneho ni Imana yakinze akaboko kugira ngo bibashe kuba byakunda, ariko inzu yagiye hasi cyane. Rero yari ayandi makuru, ndavuze ngo ntago nasoza ntakanyujijeho rwose, ariko ni ukwihanganisha imiryango yabuze igikoresho cyabo. Mu by'ukuri murakoze cyane, ndabashimiye. Nizere ko wakanze like unasharinze bagenzi bawe, kugira ngo iyi channel irusheho gutera imbere. Mu by'ukuri guys.